yaravuze nonaha ndahaguruka nje gushyira mu mahoro, nje ku isi. Papa, barakunyaze, bakunyaga akazi kawe keza, bakunyaga umugisha wawe, ariko iyeri iravuze ngo kubwo kunyagwa kwawe nonaha ndahagurutse. Nubwo ubona bikomeye mu nzira uri kunyura, kaje gushyira mu mahoro. Girira Yesu icyizere. Muri iki gitondo ndaguhumurije, muri iki gitondo ndagukomeje. Girira Yesu icyizere. Amahoro ya Kristo nabe kuri mwebwe mwese mudahema kubana natwe uko bwije n'uko bukeye. Ndavuze ngo ubwo ni kuri Betfage TV, duhaye ikaze mwebwe mwese mudahema kubana natwe uko bwije n'uko bukeye. Dusuhuje inshuti, abavandimwe aho muherereye hirya no hino ku migabane ine uko igize isi. Amahoro ya Kristo rero narushaho kuba kuri mwe. Tubasaba mbere na mbere gukora subscribe, share, comment, link, musangiza bene data ijambo ry'Imana nk'uko twiyemeje gukorera Imana, kandi twiyemeza kwamamaza ubutumwa bwiza nk'uko bisanzwe. Imbere yacu rero uyu munsi twagize amahirwe akomeye cyane yo gusurwa n'umukozi w'Imana kuri Betfage TV. Ni ubwa mbere tumubonye, ni umushyitsi kuri Betfage kandi afite byinshi yatuzaniye Imana yamuhaye kutugezaho uyu munsi. Reka noneho rero tumusabe atangire atwibwira, namara kutwibwira noneho turakomeza n'izindi gahunda. Karibu. Murakoze cyane, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Mukangamije Denise, ndi umugore, mfite umutware n'abana, ibindi Yesu aduhana umugisha. Murakoze cyane. Imana ishimwe. Musengera he? Ngera muri ADPR Kami Kinyinya. Ikami. Okay, Yesu Kristo aguha umugisha kandi agushyigikire. Tugwaye ikaze wisange muri bene so muri Kristo kuri Betfage TV, kandi dukunda abakozi b'Imana cyane, dukunda abakozi b'Imana batugezaho ijambo ry'Imana nk'uko Uwiteka batumye kuri tugezaho. Reka tugusabe rero utangire usenga noneho utugezeho message Uwiteka yaguhaye kutugezaho uyu munsi. Karibu. Murakoze cyane, turagushimiye Mana, turaguhimbaje muri iki gitondo cy'uyu munsi. Tugushimiye kubwo kugera neza kwawe nyakubahwa. Waraturinze uraturengera, iyo utaza kuturinda isi iba yaratumize bunguri, ariko turagushimiye ko wabaye Imana mu buzima bwacu. Izina ryawe nirishimwe. Nyakubahwa, wazinze ijoro ribyaza igitondo, none muri iki gitondo twisanze natwe tukirimo, dufatanyije n'abantu bose warinze kugushima. Izina ryawe nirishimwe, kandi Yesu ingoma yawe yogere, kwera ko ni abana b'abantu yarogeye. Haleluya. Natwe muri iki gitondo turagize ngo izina ryawe nirishimwe. Urakoze urakarama. Dusengeye bene data bagiye kumva ijambo ryawe Mana, turasabye kugira ngo nukuri iri jambo rigira aho ribakura ndetse n'aho ribajyana. Urakoze urakarama kubana natwe muri byose Yesu. Amen, amen, amen. Murakoze cyane. Dushimiye Imana yaturinze mu gihe cyose dufite cyo kuba muri iyi si. Imana yacu yagize neza, yaraturinze, iraturengera. Hari byinshi byaduhigaga, hari byinshi byari bitwasamiye, ariko turashimira Imana yemeye kuturinda tudakwiye. Si uko twari beza cyangwa dukiranutse, ni urukundo rw'imbabazi, ni urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane, ikemera gutanga umwana wayo w'ikinege. Urwo rukundo nirwo rutumye muri aka kanya tugihumeka umwuka w'abazima. Imana yacu ishimwe. Reka dutangize umuririmbyi wa 62. Ni umuririmbyi wa 60. Aravuga ngo we mutima urira uze kwa Yesu. We mutima urira uze kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire. Mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi mubwire buhoro ibikuriza,
we kugira ubwoba kandi bwira Yesu byose, bwira Yesu byose n'inshuti yawe, ibikubabaza n'ibigutera we arakunda afasha abashavuye, wizere ijambo rye kandi arakunda afasha, arakunda afasha abashavuye, wizere ijambo rye kandi abaremerewe, abaremerewe n'ibiruhanya babwire ko Imana ubahumurize, ubahumurize utumukiza amara agahinda, none ubahumurize, ubahumurize amara agahinda, amara agahinda, ubahumurize, ubahumurize utumukiza amara agahinda, none ubahumurize, ubahumurize utumukiza amara agahinda, none wirira. Murakoze cyane. Haleluya, haleluya. Uyu muririmbyi yavuze ngo we mutima urira, ngo ngwino kwa Yesu. Haleluya. Ngo amakuba yawe uyamubwire. Mana ishimwe. Yesu muri iki gitondo akwemereye kumubwira amakuba yawe. Hari amakuba utabwira umubyeyi, hari amakuba utabwira anko wawe, hari amakuba utabwira shangazi, ariko Yesu muri iki gitondo aravuze ngo we mutima urira, we mutima ubabaye, we mutima umaze igihe kirekire, Yesu aravuze ngo ngwino umubwire byose, ibintu byose bikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira. Muri aka kanya ndatangariza umuntu wese ufite ubwoba, ndakubwira ngo we kugira ubwoba kandi wirira. Yesu ni inshuti yawe, ni inshuti yawe itagutererana. Mubyeyi wawe yagutererana, wamubwiye akagutega amatwi ariko akagutererana, ariko aka kanya Yesu aravuze ngo wowe mutima ubabaye ngwino kwa Yesu. Imana ishimwe. Ngo amakuba yawe uyamubwire, arakunda afasha abantu bashavuye. Igitero cya kabiri kirambwiye ngo bwira Yesu byose. Imana ishimwe. Ngo bwira Yesu byose, ngo ni inshuti yawe. Ibintu bikubabaje, ibintu byatumye udasinzira, ibintu byatumye amahoro abura, ibintu byakuyobeye, Yesu aravuze ngo mubwire byose. Byose byose byose, bya bindi utabwira umutware wawe, bya bindi utabwira mama wakubyaye, Yesu aravuze ngo we mutima urira ngwino. Haleluya, haleluya. Ngo ngwino kwa Yesu, ayo makuba yawe uyamubwire, ubwo burwayi bwawe bwanze gukira bumubwire. Arakunda afasha abantu bashavuye, we kugira ubwoba, ubwo burwayi ntibutumutinye, we kugira ubwoba, we kurira. Igitero cya nyuma kirambwiye ngo abaremerewe, Imana yacu ishimwe. Iki gitero kirambwiye ngo abaremerewe n'ibiruhanya ngo babwire ko Imana uko byagenda kose. Imana ishimwe. Abaremerewe n'ibiruhanya babwire ko Imana yabahura, ubahumuriza. Wowe urahumuriza abandi, nuko uraba wamaze kubona igitangaza cy'Imana. Wowe urahumuriza abandi, nuko uraba wizeye ko abo ngabo ugiye guhumuriza hari urugero uraba uri kubaha, uraba uri kubabwira ko wizeye Imana ikagukiza. Niyo mpamvu uyu muririmbyi yavuze ngo abaremerewe n'ibiruhanya, haleluya, ngo babwira ko Imana yabaruhura.
humuriza utumukiza amara agahinda none mwirira. Imana yacu ishimwe muri iki gitondo iyo riravuze ngo we kurira, we kurizwa n'intambara uri kubona, we kurizwa n'ibyo uri kubona byabaye byacitse. Yesu aravuze ngo we kurira, we kurira, we kuririra mu maso y'abakwanga, we kurira mu maso y'abakugenza. Yesu aravuze ngo we kugira ubwoba wirira. Mana yacu ishimwe cyane. Mama unkurikiye, papa unkurikiye, we kugira ubwoba. Imana yacu ishimwe ibyo urebesha amaso yawe, we kugira ubwoba kuko Yesu araje abyitse. We kugira ubwoba. Wowe icyo ngutangarije, girira Yesu wacu icyizere. Uyu mugabo witwa Yesu mugirire icyizere. We kugira ubwoba, we kurizwa n'iyi miryango ubona yaguhagurukiye, we kurizwa n'aba bataracebwa baguhagurukiye. Yesu aravuze ngo mubwire ibintu byose bishyire ku rutonde ubimubwire, uko arakunda afasha abashavuye. We kugira ubwoba kandi wirira. Imana yacu ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Uwiteka wumve icyo Imana ikubwira. Ubu nibwo buhanuzi butavangiwe, mwana w'umuntu yabasha kuvangirwa, ariko iri jambo ry'Uwiteka uryakire nk'ubuhanuzi bwawe. Aho uri hose, waba uri ku gisasiro cy'uburwayi, waba uri mu nzira uri kugenda, waba uri mu murima uri guhinga, ahantu hose waba uri, wumva ijambo ry'Imana icyo rikubwira. Ni wowe ndizaniye muri iki gitondo. Tugiye gusoma muri Zaburi, ibice byaho ni 12. Turasoma umurongo wa 6. Imana itugirire neza. Haranditse ngo, Imana yacu ishimwe, haranditse ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro. Haleluya. Haravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene. Nonaha ntabwo ari ejo bundi. Umva uko Yesu avuze. Haravuze ngo nonaha ndahaguruka, niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacuriraga ingoni. Haleluya, 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 haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Iri jambo ry'Uwiteka dusomye muri Zaburi, ndakubwira nanjye nibwira, iri jambo riravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro. Ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene. Mana yacu nishe. Haleluya. Hari ibintu byinshi bakunyaze, hari intambara nyinshi wahuyemo, hari ibintu byinshi byakugize, hari wahuye n'abantu benshi baraguhemukira. Ariko iri jambo ry'Uwiteka muri iki gitondo nkuzaniye riravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro. Umva wa munyamubabaro we, ngo kubwo gusuhuza umutima kwawe wa mukene wowe, Uwiteka aravuze ngo nonaha ntabwo ari ejo, nta nubwo ari ejo bundi. Ibi bintu bamaze igihe kirekire cyane bakwirukankaho bakurwanya, bamaze igihe kirekire wabaye iciro ry'imigani, warasebye ku musozi utuyeho, ntukirya ntukiryama kubera ibi ngibi. Ariko Yesu aravuze muri iki gitondo ngo kubwo kunyagwa kwawe. Mama barakunyaze ariko Uwiteka nonaha arahagurutse. Mana yacu ishimwe ngo nonaha ndahagurutse nje gushyira mu mahoro. Mana yacu ishimwe, Uwiteka haguruke ku buzima bwawe, Uwiteka haguruke mu rugo rwawe, Uwiteka haguruke. Haravuze ngo ndashyira mu mahoro uwo bacuriraga ingoni. Imana ishimwe, Imana ize mu ruhande rwawe, Imana ize mu rugo rwawe, Imana ize mu kazi kawe.
warabazwe uribwa wibwa n'abandi, ariko noneho Uwiteka ahaguruke. Ijuru ryamaze kubona ko warababaye urihangana, warabasuzuguwe, ibiciro by'imigani baguhinduye umusazi ku musozi utuyeho. Mana yacu ishimwe, ariko iyera, haleluya, muri aka kanya iravuze ngo irahagurutse ije kwitsa iyi misozi. Iyari iravuze ngo irahagurutse ije gukuraho ibi bintu bakureze bidafite impamvu. Mana yacu ishimwe cyane, muri iki gitondo Imana ihaguruke ku buzima bwacu. Nishimye, Mana yacu nishimye. Wagendanye nabo barakunyaga, barakugambanira, bagukura ku kazi, barakugambanira, bagukubitisha inkuba, ariko kubwo kunyagwa, kubera ko basanze waravuganye n'Imana, kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, none Uwiteka arahagurutse. Girira Yesu icyizere. Ahagurukiye ubuzima bwawe, ahagurukiye abarozi bakurwanya, ahagurukiye abantu baguhagurukiye, ahagurukiye izi ngambanyi zaguhagurukiye, ahagurukiye aba bajura baguhagurukiye. Ushyira mu mahoro ibi byose ubona. Twatangije umuririmbyi uvuga ngo bwira Yesu byose ni inshuti yawe. Ibikubabaza n'ibigutera, ngo arakunda afasha abantu bashavuye. We kugira ubwoba muri iki gitondo, iyo riraguhendahenda, we kugira ubwoba, we kurira, we kurizwa n'aba barushimusi baragushimuse, biragenda ubireba, amaso yawe arabireba, udafite icyo wakora, udafite uko wabigarura. Haleluya, ariko Uwiteka aravuze muri iki gitondo ngo kubwo kunyagwa kwawe, kubwo kunyagwa kwawe wowe wubaha Imana, byatumye Uwiteka ahaguruka. Ntabwo yatumye Imana yacu nishimye, ntabwo yatumye. Ishobora gutuma bagatinda mu nzira, ariko aravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, kubwo kunyagwa k'umukene, wamukenewe. Kuba wubaha Imana byarayishimishije, nicyo kiyiteye guhaguruka, kugira ngo aba baguhagurukiye abanza abitse neza, ashyire mu mahoro abangaba bakurwanyije, aba ari bo bigarukana nibatihana. Aba baguhemukiye nibatihana, kuko Yesu yamaze guhaguruka, yigereye kuri teri. Yesu yaje kuri teri mu rugo. Imana ishimwe, Yesu iyo yageze kuri teri asiga ibintu byose abigenjeje neza. Kuba rero Yesu yakugiriye icyizere muri iki gitondo akaba ageze kuri teri, munsi wawe izere Imana, kuko arabisiga byose yabihinduye bisha. Haleluya, haleluya. Kuba yamaze kugera kuri teri akahagera neza, arasiga ibingibi byakuyobeye, yamaze kubigenza neza. Arasiga hari ibintu amaze kugenza neza, ku buryo nibabibona bazahimbaza iyera yo mu ijuru. Mana yacu itugirire neza cyane muri iki gitondo. Imana yacu ihimbazwe muri iki gitondo, Mana yacu ishyirwe hejuru, Imana yacu ishimwe. Iki gitondo Yesu yamaze kugera iburengerazuba, yarahageze asiga byose abihinduye. Haleluya.